Mwaramutse neza, ni mu gatondo ka kare tugiye kubaganirira ikiganiro cyiza cyane kijyanye n'imibereho y'Imana. Bivuze ngo imibereho y'Imana, ukubaho kw'Imana. Mu idini iyo bavuze ukubaho kw'Imana uba ugira ngo ni ibintu bagiye gutatura rwose, ariko nta kintu batatura. Bahita batangira kuvuga ati Imana yarandinze ndwaye, Imana yarandinze nkennye, Imana yarandinze bimeze gutya, kuko ni ukubaho kw'Imana. Mwabonye ifoto twashyize kuri thumbnail, ni iy'inshuti yacu Innocent. Innocent, turagukunda kandi twubaha n'ibiganiro byawe. Good. Hari ikiganiro wakoze rero kijyanye n'icyo umuyobozi minisita yigeze kuvuga ati dushimire inkotanyi kurusha uko dushimira Imana. Abantu batangira kubivugaho ibintu byinshi cyane, natwe hari ibintu twabivuzeho, ariko n'uyu munsi turagarutse kuko ikintu nk'icyo kiba cyagarutse muri media. Twe rero turi kuri kote igaragaza yuko minisita yari ari mukuri kandi akiri mukuri. Good. Turanisobanura rero kuko channel yacu ni channel y'abentellectuel, ni channel y'abantu batekereza ku bijyanye no kwemera. Twishimira cyane amavugurura yagiye aba muri icyo gisata cy'ukwemera akozwe na leta y'u Rwanda, bitewe n'uko amadini yari mu kavuyo cyane. Kandi koko ni akavuyo kagiye kagaragara, ari akagaragara mu buhanuzi, ari akagaragara mu banyamasengesho basengeraga mu byumba, ari akagaragaye mu bajyaga gusengera mu misozi, naho bitaga mu butayu cyangwa mu mazi. Ibyo bintu byose natwe twabibayemo ku giti cyacu, turabizi. Rero twe twigisha filozofi ya Spinoza. Filozofi ya Spinoza ni ikwereka yuko ibintu byose biriho biprovinga Imana. Ari byo wahita uvuga ngo ikiganiro rero kirarangiye, minisitiri yaribeshya. Ntabwo ari byo, kuko twebwe Imana tuvuga ntabwo ari Imana iri personnel. Imana iri subjective, iri sujet. Ntabwo ari sujet, ntabwo ari subject ishobora kubabara, ntabwo ari subject ishobora kwishima, ntabwo ari subject ishobora kumva amasengesho. Uwize filozofi kugeza aho tugeze aha yahita avuga ati utugaruye kwa Aristote. Aristote ni umwanditsi wa kera, mu mugereki wa kera, mu myaka nka 400 wenda ndakeka, mbere ya kino kibariro cyangwa mbere ya Yesu. Uwo yaravugaga ngo habaho le premier moteur, the first thing. Urumva, le premier moteur ntabwo yise Imana, ariko niyo abantu bashatse kwita nk'Imana. Ni ukuvuga kugira ngo imodoka igende, kugira ibuye rive aho riri, biba bisaba ko ikintu kirisunika. Icyo kintu kirisunitse nacyo kiba gifite icyagisunitse. Wagenda rero ukagera kuri le premier moteur, ariyo wita Imana, le moteur mobile. Ni nk'uko Aristote yabivugaga. Ubwo twagiye muri filozofi. Ariko Aristote amaze kubigenza gutya, icyo kera yasaga nk'aho asinziriye, Europe itamuzi, ahantu hose benshi batamuzi. Hari nk'ibintu bike biri mu bugereki, bigeze aho biza gusinzira, filozofi isa nk'aho ivuyeho, yongera kubyuka nyuma. Filozofi yongera kubyuka nyuma cyane, nko mu kinyejana cya 13, abyo bita moyen age. Niho tuze gusimbukira tukabona undi mu filozofe noneho w'umugatolika wo bita Thomas. Nanjye nize muri filozofi, niga filozofi nize ahantu hamwitiriwe, muri kaminuza ya filozofi yamwitiriwe. Nanjye niho nize Saint Thomas d'Aquin. Ariko noneho urumva uwo nguwo nawe yari umuntu w'umuhatari mu bintu bya filozofiya, ubwo abandi bose bari bamuri imbere ya Saint Thomas d'Aquin berekanaga yuko ubwenge n'ukwemera harimo intambara. Abo ni abantu cyane cyane ni abafilozofi b'Abarabu nka Averroes.
noneho bakavuga ati ibijyanye no kwemera n'ibijyanye na filozofiya haba harimo intambara ikomeye, ntabwo bishobora kumvikana. reason ntabwo ya proving Imana. noneho ari Saint Thomas d'Aquin yaje yigisha ati oya, mu kinyejana cya 13 nyine avuga ati oya, Imana umuntu wese yayiprovinga agendeye ku bwenge akayerekana, ati kuko ubwenge ni Imana yaduhaye. urumva Imana itanga impano nk'abantu, urumva Imana yatanze ubwenge nk'abantu. niba Imana yaratanze ubwenge nk'abantu, rero dushobora kubona na proof zigaragaza ko Imana iriho. yagerageje gutanga proof 5 nizo ngiye kuvuga, ntabwo zose twinjiramo twimbike, ariko n'ubundi tuzazinjiramo twimbika. iki ni ikiganiro gito gusa tuba dukoze, kandi tuba tujyana n'abantu benshi, abize filozofi, abayize nabi, abayize neza, abatazi ko inabaho. urumva bibereye mu kintu kimeze nk'ikirangiti gituje gusa, bavuga ati twebwe tuzi ko Imana iri mu ijoro twumva, ugasanga babaho ubuzima bw'akavuyo, bibwira yuko barimo gukorana n'Imana iri mu ijoro, kandi habishye ntayihari, ijoro nta kirimo. niba ugeze kuri uyu munota, ikigaragaza yuko wakunze ikiganiro cyacu. komeza rero ukigeze ku ndunduro, waba ukunda gusenga, waba utabikunda, umenye ikintu Aquinas Saint Thomas d'Aquin yavuze ku bijyanye n'imibereho y'Imana. yagaragaje 5 voies. twihuta. iya mbere, voie ya mbere cyangwa inzira ya mbere yerekana Imana ni movement. yaravuze ati niba hariho movement, nkacyo kintu avugaga ku ibuye urifashe ukarijugunya, ufashe nk'iyi karamu ukayijugunya, uyifashe ukayikura hiri, uyikuye hiri ni uko hari muvuma ikoze. kugira ikore muvuma ni uko wayikoresheje, ariko nuko ukuboko hari cyagusunitse, ku kuboko kwasunitswe n'umubiri nawo hari cyawushyize muri muvo, bikagenda gutyo. ni ukuvuga iyi proof ya mbere cyangwa iyi nzira ya mbere iragenda ikagera nko kwa Aristote. nuko Aristote we atavugaga ngo iro premier moteur yakumva amasengesho, ariko Saint Thomas d'Aquin yahitaga akora lip agahita ataruka akavuga ati oya, icyo kintu cya ro premier moteur buriya ni Imana, irakunda, irumva, irumvira, irategeka, ni nk'umuyobozi, ifite subjectivity, ni sujet. ro premier moteur. good. iya kabiri rero ni cause efficiente. usibye na movement, ikintu cyose kibaho kiba gifite icyagikoze. niba turi mu nzu hano, hari umuntu wayubatse. murabona etage irimo bibliothèque yanjye, ni ukuvuga hari umuntu wayubatse. urumva ikintu cyose kiba gifite icyagikoze. icyagikoze rero ntago wagenda ngo bibe infini, ugomba kugira aho ibintu byatangiriye, aho ku isoko nyine ni ku Mana, kandi iyo Mana irakunda, kandi iyo Mana yumva amasengesho. urumva ahantu ahita atuzirikira. ntabwo ari byo rero. aho hose physique moderne yagiye yerekana ko ibyo bintu nabyo atari byo. ariko reka twigendere. good. twabonye movement, icyo bita cause efficiente. cause efficiente ni cause yerekana icyakoze ikintu. cause efficiente, umwubatsi aba ari cause efficiente w'inzu. ntabwo wava uvuye ku mwubatsi, uvuye ku nzu wagera ku mwubatsi, nyuma yo ku mwubatsi ukagera ku mubyeyi we, nyuma y'umubyeyi we ukagera kuri sekuru, mpaka ugeze ku Mana. Saint Thomas bite bya. noneho ikindi yavuze ni cause efficiente na cause yindi, ni ukuvuga hari ikindi yavuze ati ibintu biba biriho. yerekanye ikindi, la troisième fois ya gatatu, yaravuze ati ibintu bibaho bishobora kuba nécessaire cyangwa contingent. ikintu kiri nécessaire cyangwa ibintu byose twaze tuvuga, ari umuntu, ari inzu, byose kugira utandukanye
necessaire na tugeze ku yindi cause. Gishobora kuba contingent, ikintu gishobora kuba contingente cyangwa necessaire. Uravuga uti ni ikintu kiri necessaire ni kitabura kubaho, ikitabura kubaho. Hano ahita ahura na ya nshuti yacu Spinoza aravuga ati Imana ni necessité kandi ni infini. Urumva necessaire, contingent. Akavuga ati rero ibintu byose tubona, intebe ni contingent, izu ni contingent, kuko gishobora yuko kitabaho. Hari igihe kitari kiriho, kigeze aho kibaho, hari n'igihe kitazaba kiriho. Good. Ariko akavuga ati niba bino bintu bitari biriho kandi bikaba biriho ubu, nuko hari cause necessaire yabyo. La cause nécessaire rero ya mbere ni Imana. Nuko urumva naho yabijyaniraga. Good. Tugere ku cya kane, degré de perfection. Ubwiza. Ubwiza. Akavuga ati ibintu birutanya kuba byiza, ariko hari icyiza absolu cyangwa supérieur. La beauté absolue, le bien absolu ni Imana. Urumva naho yabijyaniraga. Icya gatanu, l'ordre du monde. L'ordre du monde akavuga ati buri gihe ibiti bimera bishaka byerekere ku izuba, inyamaswa ubona ko zishaka icyo zirya zikarisha, ibintu biriho, umuntu agakura mu buryo ubu n'ubu, akaba umusaza agapfa. Akavuga ati l'ordre du monde. Hari icyo bita l'intelligence ordonnatrice du monde. Urumva icyo nicyo cyanyuma. Saint Thomas akavuga ati ibintu biriho rwose biri muri ordre. Niba biri muri ordre nuko hariho l'intelligence ordonnatrice du monde. Bino bintu turimo kuvuga biri mu gitabo cyo bita Somme théologique. Umutumba w'igitabo gutyo, ariko ntabwo yakirangije. Igice cya gatatu kivuga ku masakaramentu, ariko igihe yandikaga amasakaramentu noneho nibwo hari ku munsi mukuru wa Saint Nicolas, Nicolas tariki 6 z'ukwa 12, nibwo yagize atya ngagira experience mystique. Ibintu bya experience mystique bimeze nk'amabonekerwa. Ntabwo yerekanye icyo yabonekewe, ariko yavuyemo arekeraho kwandika ku gitabo cye. Noneho bamubajije avuga ati ukurikije ibyo na contemple ni nko kubona, ukurikije ibyo nabonye, urumva nibyo ibyo nanditse byose bimeze nka lapaye, bimeze nk'umurama, bimeze nk'ubwatsi bugurumana, nta kintu kirimo, kandi ari we bacungiragaho. Good. Nyuma yagize amateka menshi, ariko yapfuye akiri muto afite imyaka 29. Saint Thomas d'Aquin. Bamufata nawe nk'umudokita wa kiliziya, ariko harimo n'abageze baramurwanya n'abantu bakomeye cyane muri kiliziya, ariko nyuma bamugira umutagatifu. Twumvise rero ko Saint Thomas d'Aquin yakoze proofs zigera muri eshanu. Iyo wafatamo ni ukuvuga movement, causalité efficiente, degré de perfection, ordre du monde. Byose akerekana yuko habaho ibintu byose biri muri ordre. Kuba biri muri ordre bita bisipoza ko Imana iri mu ijuru kandi yumva amasengesho. No kuvuga zino proof ni proof yafashe, ariko nawe ubwe yaje kubona yuko zitakonvenka umuntu, atahuza. Reason ni ibyo ukwizera no kwemera kuba kwerekana, urumva kubihuza byaranze, ariko yerekana ko hari ikintu yeretswe. Ariko nyuma baje n'abakritike cyangwa abamurebaga nyuma babonye yuko hari uburwayi yasa nkaho yari yatangiye kugira, urumva, ku buryo banamuhamagaje, umupapa yamuhamagaje kugira ngo ave Naples aho yari ajye guhuza kiliziya gatolika y'Iburasirazuba n'iyi Roma, kubihuza mu biganiro biranga, apfira mu mayira.
apfira mu mahema. Icyo dushaka kuvuga rero ni iki? Icyo dushaka kuvuga ni iki? Amadini agira de principles, ni ibintu byemezwa bitadisikitwaho kubera ubwoba abantu baba bafite, batinya bati byanze bikunze Imana nituvuga ko itariho kandi iriho iratumerera nabi. Ibyo ni bya bindi bya Parido Pascal. Ushatse wakuvuga uti Imana irahari kuko usanze nyuma yari ihari utari wabyemeje, byazakugirira nabi. Good. Filozofi rero twigisha kandi ishingiye kuri découverte moderne zaje zibikonfaminga, ni filozofi yigishijwe n'umugabo Spinoza, Baruch de Spinoza, ngo l'homme qui a tué Dieu, ni ukuvuga Imana yapfuye niyihe? Ni Imana umuntu avuga yuko ari sujet iri ahantu nko mu ijuru, nk'umusaza, yaba umusaza, yaba umusore, yaba umugabo, yaba umugore. Ibyo bintu uri mu ijuru wumva amasengesho ubwo ntawe uhari rwose, yaba ari amasengesho yo kwiyiriza, yaba ari igitaramo cyo gushimisha Imana, cyo kwishimira, nta Mana iri mu ijuru ikumva. Wowe unkurikiye bashoboye yuko nta Mana iri mu ijuru ikumva. Imana ntabwo iri mu ijuru. Still ariko Imana irahari. Ushobora guhita ubimbaza ibahe rero muri axiome ya 4, kuko hari igitabo kiri scientifique cyane. Muri axiome ya 4, je pense na axiome ya 4 muri kino gitabo cya ethique, igice cya mbere ubundi kivuga ngo dedeo of God, cyerekana of God. Tubanze turebe igice cya mbere, kiravuga ngo of God, of God. Turebe of God ethics in preface of God. Of God kiravuga ngo by cause of itself, nkaya cause efficient twavugaga. By cause of itself I understand that whose essence involves existence, or that whose nature cannot be conceived unless existing. Urumva Imana, kumva Imana nta kuntu itabaho, Imana yiriho. Noneho iyo ni definition ya mbere. Definition ya 6 yo bijyana ngo by God I understand being absolutely infinite. Urumva Imana ni infini. Urumva Imana ni infini. Niba Imana ari infini, by I understand being absolutely infinite, that is to say substance consisting of infinite attributes, each one of which expresses eternal and infinite essence. Urumva Imana ni infini. Urumva niba Spinoza yerekana ko Imana ari infini, ntago igira hirya yayo. Niba itagira hirya no hanze yayo, ni ukuvuga Satani ntiyabaho hanze y'Imana. Satani nibabaho hanze y'Imana harashoboka. Gehinomu irashoboka, ariko Gehinomu ntayo, ijuru ntaryo. Imana ihuje byose na bose, hose irimo. Urumva ibyo twabibona muri axiome. Turebe nk'iyi axiome nanone. Tuno impamvu nkubwira ngo definition axiome, kino gitabo cyanditse ku buryo buri mathematique, ntushobora kubihakana. Ni uburyo buri geometrique. N'ubundi izina ryacyo rya mbere avuga ngo éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Everything which is either in itself